Vumbura TV. Mu karere ka Nyanza umusore wasambanyije umukobwa amubwira ko niyanga aramukorera nk'ibya Kazungu Denis yamaze gutabwa muri yombi. Umusore wasambanyije umukobwa kugahata amufatiyeho icyuma amukangisha akamukorera nk'ibya Kazungu hamwe n'ibyaha by'ubwicanyi yakoraga yatawe muri yombi. Uyu musore utuye mu mudugudu wa Rwesero mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza kuwa gatandatu tariki 17 Gicurasi 2025 hagana saa 3 za mu gitondo uriya musore uri mu kigero cy'imyaka 30 bikekwa ko yari hanze yaho yari acumbitse umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 amunyura ahacuruza imineke ku ibasi maze umusore amusaba ko bajyana mu rugo akamugurira ku mineke yacuruzaga. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo aho nta handi ni ku channel yacu Vumbura TV aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere wibuke gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri channel yacu. Bagiye mu rugo uriya musore acumbitsemo binjira mu nzu maze umusore ahita yinjira mu cyumba azahisha icyuma ndetse anafite undi mwenda ahita apfuka umunwa umukobwa amufatira icyuma ku ijosi amubwira ngo yemere ko bakora imibonano mpuzabitsina. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yavuze ko uriya musore yabwiye uwo mukobwa ko amutera icyuma natemera ko baryamana maze umukobwa aratakabona umuntu yakinze yemera ko bakora imibonano mpuzabitsina. Yagize ati yamubwiye kandi ko natemera ko bakora imibonano mpuzabitsina amukorera nk'ibyo Kazungu wamenyekanye mu bwicanyi mu Rwanda ndetse no ku isi yakoreraga abakobwa bica. Executive Egide akomeza avuga ko uriya mukobwa ari gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato byageze saa 7 umukobwa amubwira ko ashaka kwiherera maze agiye ahita kubita urugi asohoka avuza induru anambaye ubusa aratabarwa. Abaturage bamugira inama yo kujya kuri RIB gutanga ikirego ahageze bamuha ubutabazi bw'ibanze. Uriya musore yatawe muri yombi afungiwe kuri station ya RIB ya Busasamana. Amakuru avuga ko uriya musore ngo yaturutse mu mujyi wa Kigali akaba yari yarimukiye i Nyanza vuba. Bikekwa ko aho yaturutse nabwo yari yarakatiwe n'inkiko igifungo cy'imyaka 10 agacika nabwo azira icyaha cyo gusambanya umugore ku gahato. Andi makuru kandi tuyimurire mu karere ka Nyamasheke umwarimu wari waranze gutanga indezo bamushyiriye uruhinja rw'amezi 3 aho yigisha. Mwarimu Siborurema Miyeri w'imyaka 25 wari urimo yigisha mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza muri GS Rurembo umurenge wa Karambi akarere ka Nyamasheke yatunguwe no kwakira uruhinja rw'amezi 3 yarazaniwe mu cyumba cy'ishuri na Nyirantabaruye Beatrice w'imyaka 19 avuga ko barubyaranye ahita yiruka. Byabaye mu saa 3 z'igitondo kuwa gatatu tariki 21 Gicurasi 2025 kuri GS Rurembo. Umuyobozi w'iri shuri Nsenyimana Aimable yavuze ko nawe yatunguwe n'iyo nkuru ahamagarwa abwirwa ko ari umukobwa uje guha umwarimu uruhinja amusanze mu ishuri agahita yiruka. Abarimu bampamagaye bibaza ibibaye bibayobeye bambwira ko umukobwa yaje akarunguruka muri sare y'abarimu agahita yigendera ari ubwa mbere bari bamubonye anacigatiye uruhinja mu ntoki ntibabyitaho bagira ngo nuje gushaka umuyobozi. Abarimu bari muri sare batunguwe n'urusaku rwinshi rwahise ruba mu mwaka wa 5 wabanza umwarimu asohokana uruhinja mu ntoki avuga ati bansigiye uruhinja mu ishuri. Ati sinzi niba umukobwa yari yaje yabiteguye yahise abura nk'uko yinjiye mu ishuri ararumuhereza ati akira umwana wawe umwarimu ararwakira. Yagize ati naraje nsanga yabuze uko yifata nukarufata kubera n'urusaku no kureka amasomo byahise bikurikiraho mugenzi we w'umwarimukazi ararumwaka bari uruterura. Avuga ko bashakishije nyina w'uruhinja hafi aho baramubura bifashishije ubuyobozi nyuma gato umukobwa baraje hanaza umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Karambi n'inzego z'umutekano babaza umukobwa uburyo yatekereje kuzanira umwana asa ari mu ishuri. Umukobwa avuga ko uwo mwarimu ntacyo amufasha mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'umwana yahisemo kumumuzanira mu ishuri ngo ikibazo gikemuke. Ikibazo bakigiyemo Siborurema Amiyeri yemera atarohanyije ko umwana ari uwe atamuhakana. Bamubajije uburyo azajya amwitaho avuga ko amafaranga yabona y'indezo ari amafaranga 5,000 ku kwezi. Umukobwa avuga ko ayo ntacyo yamumarira. Umukozi ushinzwe imibereho myiza mu murenge wa Karambi Twizerimana Dani yasabye Siborurema ko yajya atanga nibura amafaranga 50,000 mu kwezi. Mwari bavuga ko atayabona yemera cyakora ko yajya yikokora agatanga amafaranga 20,000 akazatangira kuyatanga ku itariki 30 Kamena 2025 anemera kwiyandikishaho umwana. Aya mafaranga akazayatanga umwaka wose nyuma amasezerano akazahinduka bitewe n'ibyo umwana azaba akenera. Icyo gihe mwarimu yakwica amasezerano akazabihanirwa n'ubutabera. Yarabyemeye arabisinyira n'umukobwa arasinya n'abayobozi bari bahari.
Beatrice wazanye uruhinja we yagize ati twari inshuti zikomeye kuko iwacu naho uwo mwarimu yari acumbitse twari duturanye nkaba naramwirekuriye kuko nabonaga uyu mwarimu ankunda aza no kuntera inda ariko mubwiye ko nshobora kuba ntwite arabyirengagiza. Icyo gihe inda yari ifite ukwezi. Yavuze ko ku mezi 2 n'igice yagiye ku gipimo aje arabimubwira yumva byo abyakiriye neza ariko ntibongera kuvugana kugeza ubwo inda yagize amezi 8. Yakomeje asobanura ko nyuma yo kubyara abyariye ku bitaro bya Kibogora umwana yagize ibibazo ahamara ibyumweru 2 ataramugeraho. Aravuye ku bitaro abonye atamwitayeho ajyana ikibazo mu murenge baramuhamagara yemera umwana anemera kumufasha ariko nta kintu yakoze ahitamo kumushyira umwana ku ishuri. Yagize ati naratekereje ko kugira ngo yumve ko ibyo akora atari byo namushyira umwana ku ishuri ari mu masomo. Naramumushyiriye ngaruka mu rugo kwihahira ubwatsi bw'amatungo kuko ari hafi. Abayobozi bampamagaye ndaza yemera kuzuza inshingano ze n'indezo aniyemeza kwandikisha umwana. Uyu munsi ku itariki 22 Gicurasi twajyanye mu murenge turamwandikisha. Avuga ko yanyuzwe n'uburyo abayobozi bakemuye ikibazo cye kandi ko yizeye ko ibyo mwarimu yemeye azabyubahiriza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karambi Hagenimana Narcisse avuga ko bagikemuye bizeye ko uyu mwarimu atazakinisha ubuyobozi azuzuza inshingano ze nk'umubyeyi. Ati twaragikemuye umwana ari mu muryango we nyina aramufite ari gufashwa na se kumurera cyane cyane ko se amwemera banamaze kumwandikisha mu bitabo by'irangamimerere kuko twabahuje bakumvikana. Yasabye abasore bose batera abakobwa inda kujya bemera kurera abana kuko umwana n'uburenganzira bwe kurererwa mu muryango. Abaturage bakajya batangira amakuru ku gihe aho babona uburenganzira bw'umwana buhungabana. Amakuru yacu reka tuyasubikira aha mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube.